abandi batenebutse, ubwo abandi batazi yuri kujya babonye ko wasaze, niho Imana igiye kugutabara. Biravuze ngo Eliya amaze kucyubaka ahamagara Imana, ngo Imana iramanuka iti isenya kino gicaniro cya Bali, ngo kuko cyari cyubakishijwe amabuye 12, ngo aya mabuye arameneka. Imana izamura imikungugu bivanze n'amabuye, ngo ihita ihumisha abahanuzi ba Bali, ngo Eliya bajyamo ari we wenyine, ngo arangije arababagagura arabica. Hari abantu Imana abanzi bawe Imana irabahumishije kugira ngo iguhuze n'igitangaza cyawe. Tuvuge ngo amen. Imana ikoze igitangaza bawe abanzi bawe yabahumishije. Reka nkuhanurire, ndi kumva Imana iri kumbwira ngo manurire ubuzima bwawe mama. Imana irambwiye ngo igutabaye nawe igishije inama. Ukibagishije inama bazana impamvu zabo. Biravuze ngo nuka iti marayika akora mu rubavu rwa Petero, aramubwira ngo kanguka kandi ukenyere, hanyuma uko atura inkweto zawe Lebokita mambo yasika. Birashoboka ko wari uri mu gihe cyo gucika intege, iki gihe si icyo kuryama ngo urambarare, ahubwo ongera uzamuke, ongera usubire ku karagusenga, ongera uhamagara Imana, ongera wiyirize, ongera wisubizamo ibi, wongera kwera imbuto, kuko hari Imana ije gukora ku buzima bwawe. Amen. Bantu mwacumuzwe n'amasezerano, kandi ndagira ngo nkuhanurire, uko utazi icyazana isezerano ni nako utazi ikizarisohoza. Wowe isanze Imana iguhaye isezerano, tegereza Imana izarisohoza. Witinda ku muntu ahubwo tinda ku Mana. Reka mbahanure, iyi Lebokita shato kidemando yasa, iyi Imana iguhamagaye nubwo uca mu bikomere bikagusigira igikomere, ariko Imana igukura mu bashije gukomera. Yes, reka nanone tubasuhuze, tubifuriza amahoro, tubifuriza Imana ibwiye Abisirayeli amagambo akomeye, ibatumyeho iramubwira ngo genda umbwirire Abisirayeli ko nzabana nabo, ko nzagendana nabo. Ariko reka nkubwire, nubwo uri mu kigeragezo, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ubukode ari bwinshi, nubwo uburwayi bukomeye, Lebokita mambo yasika, nubwo uyireba ntuyibone, ariko ntabwo yagusize. Imana muri kumwe muri icyo kibazo mama. Papa, Imana muri kumwe. Wa mukobwa we Imana muri kumwe, wa musore we Imana muri kumwe. Umva kuni ijambo rivuze, riravuze Yohana 19:22, haravuze ngo Pilato arabasubiza ngo icyo nanditse naracyana. Turi kumwe na profete. Ikindi Imana yanditse ku buzima bwawe yarashimira abantu baba barakanze subscribe. Nimba yaravuze ko izagutabara nyuma y'imyaka 5, ntabwo bizarenga. Imana izagutabara. Yashimye profete. Bakomeye. Tuvuge ngo amen. Hari abantu batene, ariko Imana igiye kongereramo imbaraga. Hanyuma ari umuntu ushobora kuba kubonye ari ubwa mbere cyangwa se ataraherutse no kubona, ngo wibirambika hasi. Imana ari zo mwavuganye, abo bantu bari kugucinege ntabwo wari uri kumwe nabo. Imana igusanga mu nzozi, Imana igutuma w'umuntu. Niki kiguteye ubwo? Nabyo ntacyo bitwaye. Amazina ni yayandi, nitwa Emmanuel Hashakimana. Hashakimana. Imana iguha umugisha. Tugwaye ikaze hano mu kiganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka twubahe Imana dusenge kugira ngo Imana izibane natwe. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uracyakomeje kugushima ndetse no kuguhimbaza, kuko uri umukozi w'umuhanga. Bivuze ngo Nyiringabo Imana utubereye maso, kuko utatubereye maso ntabwo twaba tugihumeka, kuko hari abegutse biranga. Ariko Nyiringabo Imana hari ababashatse kuramuka nk'uko twashatse kuramuka biranga, ariko twebwe Nyiringabo Imana wadushoboje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hanyuma muri aya masaha reka izina ryanjye njyewe ryibagiranye uwicangaha, ahubwo gukora kwe kuba ariko kugaragara. Nyemerera Mana, ndafunga amarembo yo kuzimu mu izina ryawe. Imyuka yose idaturutse iwawe yose nyegejeyo, ndafata imbaraga z'abamowabu, imbaraga z'abamedi, imbaraga z'abaperesi, izo zose nohereje kuzimu mu kidatuzwa. Amagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Nyemerera hela itaya sile wirigiribora shato kidemando yasika. Nyemerera Papa, wumve gusenga kwanjye, n'abaringiye gukomera kwawe kugaragare. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Profete, turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza.
Yesu namwe abaho umugisha. Ubu nge ndumva ngiye gutera agatebe kugira ngo numve icyo Imana ivugana natwe. Murakoze. Tubaye ikaze. Murakoze cyane kandi mbonera no kubashima kubw'ubutumire mwaduhaye. Burangiye sinjya nkora ikosa ryo guhaguruka natabanje gusenga. Hanyuma rero narasenze, Imana ivugana natwe, duhereza amagambo tugomba gushyira ubwoko bw'Imana. Numva Imana irambwira ngo nze mbwire ubwoko bw'Imana ngo abantu muri no minsi bararushye, abantu muri no minsi barambitse ikintu bita intwaro hasi, baracogoye, nta kindi cyabacogoje, babonye bafunze ngo insengero, bagira ubwoba, uwateraniraga nta giterana, abaririmbye baririmbiraga Imana ntago bakiririmba, bivuze ngo umwanya bari bicayeho marayika w'Imana ntago ubabonamo. Reka mbibire rino banga, Imana iri muri mwebwe, Imana yambwiye ngo mbabwire icya kabiri genda muri mwe kandi tuye muri mwebwe. Ntago rero ari insengero bafunze, ahubwo bafunze inzu, uko zirasengero ni inzu, ikintu cyo wagira ubucuruzi yagenda agashyiramo, niko Imana yambwiye agacuruza, icyo ari cyo cyose gicuruzwa buri wese yagishyiramo agakora. Rero ni inzu bafunze, ntago bafunze insengero, ahubwo insengero zo Uwiteka ziri muri twebwe. Hanyuma rero ndimo ndasenga nimugoroba, Imana yansanze ndimo ndayibaza icyo nzazana ahangaha, irangije imeza ijambo tugiye kuganiraho, ariko Imana irambwira ngo hari abantu Imana igiye gusubiza minege. Reka twihuse twinjire mu ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa. Turasoma ibice byaho 12 umurongo wa 6 wonyine. Reka ningingo umuntu turi hafi adusomere, Imana imuhe umugisha. Byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 6. Haravuga ngo Herode ari umusore iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Umurongo wa 7 uravuga ngo nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu, nuko marayika w'umwaka. Imana iguha umugisha, tuvuge cyane ngo amen. Amen. Imana iguha umugisha. Bibiri iravuze ngo Herode ari buraye amusohoye ngo amwice. Ngo cyari igihe kimwe gikomeye cyane. Uyu ni umugabo witwa Herode. Iyo usomye guhera hejuru, uyu Herode ngo cyari igihe yaramaze kwica umugabo witwa Yohana. Hanyuma amaze kumwica ngabona nejeje abayuda. Bivuze ngo Satani yagugushije mu cyaha, bishatse kuvuga ngo yagugushije mu cyaha ubu munejeje kandi ububabaje Imana, tuvuge ngo amen. Biravuze ngo nuko amaze kwica umugabo bita Yohana, ngo nukashimisha abayuda. Amaze gushimisha abayuda ngaravuga ngo noneho ubwo nishe umudiyakoni ninza gufata umushumba, biri buze kunyorohera, bari buze kunyishima, bari buze kumpa icyubahiro kirengeje icyo bamaye. Ubwo nishe umudiyakoni bakampa icyubahiro, ninza gufata pasiteri nkamwica, biri buze kurushaho. Biravuze ngo nukarangije aramufatira, amaze kumufata ngo nuko amushyira muri gereza, ngamurindisha ngo abarinzi ngo 16. ngo cyari igihe cy'iminsi midasembuye, cyari igihe gikomeye cyane cy'iminsi midasembuye. Ngarangije amurindisha abarinzi 16 ngo bane. Biravuze ngo nuko abitorero bagira umwete ndetse n'umurava wo gusengera Petero. Birakwiriye Lebokita, igihe tugezemo si cyo gucika intege abanyamasengesho, ahubwo nicyo kwambara imbaraga. Ntago Imana yigeze ifata konje, hoya Imana iracyakora, tuvuge ngo amen. Baracyamubwiye ngo Imana yacu si umuntu ngo ibeshye. Ndagira ngo ngutangarize icyo Imana yavuze ku buzima bwawe no kugikora izagikora, tuvuge ngo amen. Biravuze ngo nuko muri ako kanya abitorero bagira umwete. Ese urimo urareba mwene so yacitse intege, urimo uramusabira cyangwa nawe urimo uramuvuga? Ese niki kiguteye kuva mu byize? Ese Satani ntari kukwereka ko Imana yatinze? Narababwiye ngo Imana ikora igito ni nayo ikora igikomeye. Ndababwira ngo ntago Imana ihamagara abakomeye, ahubwo yo ubwayo ikomeza abo yahamagaye. Aranishimwe. Ngabitorero bagira umwete ndetse n'umurava wo gusengera Petero. Helebokita shato kidemando yasire tarasire wirigirimora. Ngo bakimara kugira umwete,
ngiryo joro Petero asinziriye ngahagaze hagati y'abasirikare babiri ngo marayika w'Imana amanukira hagati muri bo Lebokita Mando Yasika. Hari marayika w'Imana imanukiye ku buzima bwawe, hari marayika w'Imana imanukiye ku kibazo cyawe mama, hari marayika w'Imana imanukiye ku burwayi bwawe, hari marayika w'Imana imanukiye kuza kukwishyurira ayo madeni, hari marayika w'Imana Lebokita Mando Yasika uje gusohoza amasezerano yawe. Uyu marayika agiye gukorera mu mubiri ariko ntago ari bugaragarira umubiri. Amen. Uge ngo amen. Amen. Biravuze ngo marayika araza amaze kugera imbere ya Petero, biravuze ngo ahita aca iminyururu y'amaboko, ahita amanuka no hasi, ahita aca iminyururu yiwe. Ngo nuko muri ako kanya Petero yibwira ko abirose mu nzozi, ariko zari bibaye aka kanya. Ntago abarinzi babimenye, oya, ibi ni Imana igiye gukora. Ntago abanzi bari bubimenye, Imana igutabaye abanzi bawe bahuze. Hari ibintu Imana ihumishije ku buzima bwawe kugira ngo ize gukora igitangaza. Birambwira ngo Eliya ku musozi wa Karumeli nga Lebokita Mando Yasika amaze kubaka igicaniro cy'Uwiteka kuko cyari cyarasenyutse. Ngo nuko muri ako kanya arangije amaze kubacukuza ahamagara Imana. Ubwo abandi bari bice baguye byanze hene kutare bone sasoma, ubwo abandi batenebutse, ubwo abandi batazi yuru kujya babonye ko wasaze, niho Imana igiye kugutabara. Biravuze ngo Eliya amaze kucyubaka ahamagara Imana, ngo Imana iramanuka iti isenya kino gicaniro cya Bali, ngo kuko cyari cyubakishijwe amabuye 12, ngo aya mabuye arameneka. Imana izamura imikungugu bivanze n'amabuye, ngo ihita ihumisha abahanuzi ba Bali. Ngo Eliya bajyamo ari we wenyine, ngo arangije arababagagura arabica. Hari abantu Imana abanzi bawe Imana irabahumishije kugira ngo iguhuze n'igitangaza cyawe. Tuvuge ngo amen. Imana ikoze igitangaza bawe abanzi bawe yabahumishije. Reka nkuhanurire, ndikumva Imana iri kumbwira ngo manurire ubuzima bwawe mama. Imana irambwiye ngo igutabaye nawe igishije inama. Ukibagishije inama bazana impamvu zabo. Biravuze ngo nuka iti marayika akora mu rubavu rwa Petero, aramubwira ngo kanguka kandi ukenyere, hanyuma uko atura inkweto zawe. Lebokita Mando Yasika. Birashoboka ko wari uri mu gihe cyo gucika intege, iki gihe si icyo kuryama ngo urambarare, ahubwo ongera uzamuke, ongera usubire ku karagusenga, ongera uhamagara Imana, ongera wiyirize, ongera wisubizamo ibi, wongera kwera imbuto, kuko hari Imana ije gukora ku buzima bwawe. Amen. Bantu mwacumuzwe n'amasezerano, kandi ndagira ngo nkuhanurire, uko utazi icyazana isezerano ni nako utazi ikizarisohoza. Wowe isanze Imana iguhaye isezerano, tegereza Imana izarisohoza. Witinda ku muntu ahubwo tinda ku Mana. Reka mbahanure, iyi Lebokita Shatokide Mando Yasika, iyi Imana iguhamagaye nubwo uca mu bikomere bikagusigira igikomere, ariko Imana igukura mu bashije gukomera. Imana ibwiye Abisirayeli amagambo akomeye, ibatumyeho Mose, iramubwira ngo genda umbwirire aba Bisirayeli ko nzabana nabo, ko nzagendana nabo. Ariko reka nkubwire, nubwo uri mu kigeragezo, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ubukoda ari bwinshi, nubwo uburwayi bukomeye, Lebokita Mando Yasika, nubwo uyireba ntuyibone, ariko ntago yagusize. Imana muri kumwe muri icyo kibazo mama. Papa, Imana muri kumwe. Wa mukobwa we Imana muri kumwe, wa musore we Imana muri kumwe. Umva kuntu ijambo riravuze Yohana 19:22, haravuze ngo Pilato arabasubiza ngo icyo nanditse naracyanditse. Ikindi Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nimba yaravuze ko izagutabara nyuma y'imyaka 5, ntago bizarenga, Imana izagutabara. Tuvuge ngo amen. Hari abantu batenebutse, ariko Imana igiye kongereramo imbaraga. Hara Lebokita Shatokide Mando Yasika,
kubireka. Imana irambwiye ngo wibirambika hasi. Imiryango ya Imana hari zo mwaravuganye. Imana igiye gufunga. Aba bantu bari kugukina Imana ivuga ngo hari n'ababa. Imana igiye kubanura ku bantu bari. Imana igutuma ndabona hari iki kiguteye. Imana irambwiye ngo akira urufunguzo wa mubyeyi. Akira urufunguzo wa mukobwa. Akira urufunguzo Lebokita. Ndagukonegita n'umugisha wawe. Ndaguhuza n'akazi kawe. Ndahamagara ubukwe bwawe. Akira urufunguzo rufungura umugisha wawe. Amen. Marayika w'Imana ngo urugi rumaze gukubita amaso marayika ngo ruribwiriza rurakinguka. Imana iguhaye urufunguzo rufungura umugisha wawe. Hari marayika Imana ikorera mugiye kujya mugenda. Uyu marayika agiye gukorera mu mubiri ariko ntago azajya agaragarura umubiri. Lebokita shato kidemando yasika tarasire urigri. Ndimo ndumva Imana ivuga ngo ntago ariko bizahora ku bantu bihanganiye ibigeragezo. Hari ubutabazi bw'Imana. Imana igiye kukuburanira. Iravuze ngo byukura abagirane mukobwa wa Isiyoni kuko umucyo w'Uwiteka Lebokita wariri mu byahishwe. Imana igiye kuguhishura. Amen. Ndabona ubutabazi bw'Imana. Ndabona Imana iza kuburanira abatari bafite ijambo. Ndabona Imana itanga ijambo ku batari bafite ijambo. Ndabona Imana ihengamura ibihenga. Ndabona ubutabazi. Beshe Lebokita mando yasika bavuze ko ntacyo muzimarira ariko Imana iguhaye agaciro mu maso y'abatagukunda, mu maso batagushaka, mu maso y'abakuvuma, mu maso y'abakohereza ibyo bisate, mu maso y'abaguteze, mu maso ya Lebokita mando yasika, mu maso y'abakuroze kutapfa. Nukuri mu mugambi w'Imana ni Imana iguhereye agaciro. Amen. Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe. Tugiye gusenga Imana. Hene kutalebone saso. Iyo somye zakozwe ari numa haravuze ngo babana bategereza kari bubyimbe cyangwa ari bupatenyutse barabibu. Hari abantu bakoze ubukonikoni bashaka kugushingura ariko umugambi w'Imana uracyari ku buzima bwawe. Imana ikurinde bene gihugu. Bene gihugu turasanga. Bene gihugu turagendana. Bene gihugu turaririmbana. Bene gihugu n'abavandimwe. Bene gihugu bazi ubuzima bwacu. Hene kutalebone saso shato kidemando yasi ngari ko Lebokita ngo bamutege igikururuka no Lebokita mando yasi barimo barashaka kuzinya inyenyeri yawe ariko hari Imana yongeye kuyaka. Imana igukuyeho bene gihugu. Marayika w'Imana uje ku buzima bwawe aje kugutandukanya na bene gihugu. Imana imanuye ubutabazi. Imana irakuburani. Hene kutalebone saso harestikibo akira urukundo rwo kongera gukora umurimo wo kongera gushyigikira umurimo w'Imana. Akira amavuta, akira imbaraga. Hene kutabe shato kidemando akira ibihe byiza byo gusenga. Akira kongera kwambara imbaraga. Akira lebone saso. Akira urufunguzo rufungura umugisha wawe. Akira gutambagizwa byemere. Akira agaciro. Ndimo na lebone saso. Akira kurura indege. Akira viza yawe. Lebokita mando akira gukora gurwa wa musore. Akira gutambagizwa wa mukobwa. Akira kwambara agatimba. Lebokita mando yasi. Akira kongera kuririmba. Akira Lebokita. Akira imbaraga ndetse Hene kutalebone saso. Kuko hari igitangaza Imana igiye gukora. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Nomba fashi ndagagaye Yesu. Nekutalebone shato kidemando leta kibosha. Urakoze papa uhimbazwa urakoze. Ndabona bwari ubunyerere bwishi cyane ariko Imana irambwiye ngo nubwo abantu muri kunyerera ariko Imana izanye ubutabazi. Hari abantu Imana erebo enesasa. Hari abantu Imana irengeye. Hari abantu yongeye gusubiza imbaraga. Hari agaciro Imana itanze. Hene kutalebone sasa. Imana nyeretse umuntu ufite ideni rya miliyoni 24 ariko Imana irambwiye ngo ntabwo uri buterezwe kuko ijuru ryumvishe gusenga kwawe. Niko Imana ikimenyimenyi uyu muntu ari mu masengesho y'imista. Imana irambwiye ngo yumvishe gusenga kwawe. Hene kutalebone sasa shato kidemando babandi bategereza ko ari butsimbirwa barabi. Bategereza ko ari bucenyuke nabi. Hari abantu bategereje kupfa babi ariko Imana iguhaye agaciro mu maso y'abanzi bawe, mu maso y'abatagushaka. Ni Imana igutabara. Lebokita shato kidemando yasi lelebo hene sasa ikumva Imana yongera gutanga ububyutse.
dukumva Imana imbwira ngo itangiye yongeye gutanga agaciro, ndikumva Imana imbwira ngo imanitsa imanuye amatangazo bari barakumanukiye kubera ko Imana iguhaye marayika w'umurabyo ugiye kujya ukorana nawe. Ntabwo Rebokita ntabwo azajya agaragarira umubiri, ahubwo azajya akorera mu mubiri. Rebokita aje gutunganya ibitari bitunganya. Biravuze ngo Petero agaruye ngo amenya ibyari bibaye, amenya ko ari Imana ibikoze. Hari ibintu Imana igiye gukora ariko ntabwo uzabyiyumvisha, nyuma y'iminsi uzamenya ko ari Imana. Hari igitangaza Imana ikuremeye, icyo gitangaza ntabwo ari icyo ku muntu, ahubwo kigiye kuba igitsikamutima. Abatabizi bagiye kubimenya. Rebokita bari bazi kuzamwara ariko Imana iragutabaye. Rebokita Imana yasika nikiyeri vuganye nayo. Biravuze ngo nuko muri ako kanya agera kwa Mari ngo nuko arakomanga ngo nuko umurinzi bita Herodara mwamaze kumureba ngo ibineza neza biramufata ngo nuko asubirayo ngo bamufata ko ari umusazi. Biravuze ngo Rebonestaso abantu barimo barakuvugiriza induru, Yesu agiye gukora igitangaza nibo bagiye kukuvugiriza induru. Yego senga Imana, yego senga Imana. Rebokita Imana arasire Imana. Rebokita nubwo urwaye mama, oya nubwo ubona bikomeye cyane, ntabwo Imana yagiye kurya icya kabiri. Hari ibyo yakoze, ibyo ngibyo urabibona nibi biguha icyizere ko hari ibyo igiye gukora. Rebokita Rebonestaso kuko ntabwo tuyirebera ahazaza, ntabwo tuhazi ko tuyirebera hashize. Ibyo yakoze rero icyizere ko hari n'ibindi igiye gukora. Shatokide mando ya Rebonestaso arasire urige Rebokita. Reka dusenge Imana Rebokita Shatokide mando ya ndakumva papa urakoze Yesu. Ninekuta tarasire urige mo Zenekuta Zenedai rezo baya kidemando ya sika. Uri Imana nziza, ntabwo bakwanika ngo izuba nirenga bakwana. Ubwo wari n'ikera n'ubu ni urakoze da, bakoze kubabanye nawe, gabanya umubare w'abarimbu, ongera umubare w'abakiza. Rebokita abagushaka bakubone. Hari igihe kimwe Dawidi yabivuze ngo akurira kujya kubasha kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Aravuga ngo wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu, niyo cyane n'abakoba nahagarare mu nzira z'abayabya, ahubwo amategeko yawe akaba arayo yibwira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo wazahanwa n'igiti cyatuwe hafi y'umugezi kuko ibibabi byacu bitajya bivuga. Rebokita ya Abisirayeli umaze kubatabara bahita bazamuka 125 baravuga ngo abakwiri bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyeza, ahubwo uruhamiteye. Baravuga ngo nk'ikinyica zigose Yerusalemu nikubashije kugutabara. Narimvuze ngo itakuba adafite ikindi na rugero, uranira abarenganye, abarwayi bakize, abatene ikiganza cyawe kibagereho babone gukomera. Murakoze kubyumvisha n'izina rya Kristo, amen. Murakoze rero, reka mwifuza ko twasengana cyangwa ari mugure mwashaka kuduha natwe nta kibazo, ari n'inama reka tubahe nomero zacu 078 30 62 21 0. Subiremo 078 30 62 21 0. Shalom, 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 shalom.